ndayisenga wari rwose ndavuze ngo ndayisenga pawure uri none ije ryose ndahabura uko yaje kose iyo agiva hose ndayishyize ku muriro w'Imana rindi urasha usubira mu mahari urarikura ubuzima bwa ndayisenga pawure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti shugenda shakugenda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rikura ubwenge bwe rikura servo ye rikura ubwenge bwe rikura servo ye rikura amashuri ye rikura diplome ye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ni kuvugana nawe wowe ndayisenga pawure wagiye kukanaliza mu buzima bwe ukavuga ngo ntazatera imbere aka kanya bumuvugisha ndamushize ku muriro w'Imana ndamushize ku muriro w'Imana urasha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen amashimeshi ku Mana amen haguruke kwere kuturira imizigo haguruke imizigo n'abareba tumeze ko amajambo tubwite fire kuri gushe bwenge mu izina rya Yesu buri muntu wese ati fire Bukan cara
kora amashyi menshi Imana siga amashyi byose n'umugore wawe ushaka kubyara wigeze gutekereza kubona wigeze guhagarara ushaka kubyara umwana w'umuhungu nibyo sibyo atari ibisubizo inyuma uzana umudamu wawe Imana ibaye kubyara mu izina rya Yesu kandi kubona hari abantu bari babaruse Imana iguye mu izina rya Yesu ibisigaye Yesu aduheze amen rabashikire mubandi ngasikiwe niyo muba ariya bashikire zo kuzana ikunda uhabure amezi 28 ya antu parcela de ko se parcela ni yo yifise parcela sa c'est wiki unya ane yubatse ngasikiwe andi parcela yubatse cyangwa yubatse ni Amze wiki uzuzani kubyara kuna bashimisha Imana arabashikiriye umva ubashoboye kuzuza twiburanisa manuza hanura hasi siko biri manuza hanura kazende hasi manuza hanura hasi tugatuje ku bindi mu kwezi kwa kabiri amavuta yarazibye yava amadorari yaraduze yarazibye rero uzi ko atayaguze mu kwa kabiri utayaguze mu kwezi ngo yabike mu kwezi kwa kabiri asaba yaraduze abaporotokoli baranyuma andi mari hari he yasohotse abaporotokoli baranyuma kuyarana no kuno kwezi gusigaje iminsi ngahe kwezi kwa kabiri amavuta azaba azibye amadorari yaraduze nigeze kwera mu kabari mbona abantu bije ko ikintu bagura ibihumbi 10 bashyize kuri 5 nabo baza barakuye ngo amadorari yaduze niko bambari so rero n'amavuta yava inzira murazi ko zigonye uratuma bakazana n'amadorari yaraduye agura ku marishe ntwari izi mpamvu rero umuntu ari guhaye n'ibiyitse niyo mpamvu kubabarira rero kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane imibonano arababiruka kera imibonano zacu ndayikunda nta mibonano yose gutanga ukwezi kwa kane niyo mpamvu rero uwaprofita yaprofita uwo ibishoboka amen amen mu kwezi kwa kane imibonano zawe ndayikunda iyo ari yo yose nawe uzotanga ukundi munsi Yesu ashimwe kuko tuzaba turi mu bikorwa byo kuba ku rusengero nta mayandi tuzaba dufise